Reka ngwikaze kandi nkwifurize komeza ahubwa neza udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Inshuti mukundwa rero nyimira turebere hamwe aya makuru na makuru akomeje kugenda agarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukana mu gihugu cy'u Rwanda. Na makuru akomeje kugenda agaruka kuri Irene Murindahabi, uyu mugabo yamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga cyane kuri YouTube, dore ko afite YouTube yitwa MIE Empire. Uyu mugabo yamenyekanye ndetse mu gufasha abahanzi bagiye batandukanye mu kuzamura impano zabo. Uyu akaba ari umunyamakuru wagiye yigarurira imitima y'abanyarwanda benshi bagiye batandukanye, cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo rero Irene biravuga ko yaje kuba yatabwa muri yombi. Ese uyu mugabo yaba yazize iki? Tukaba tugiye kuba twabirera hamwe muri iyi nkuru kugira ngo uze kuba wasobanukirwa icyo Irene yaje kuba yazira. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero nta kibazo, turagusaba gukora subscribe, niho wagiye gukanda ukazogera kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ibintu byoroshye, reba munsi ya video yawe urabona hano handitse subscribe, ubundi uhakande, ubundi niho ugiye gukanda ukazogera, maze nitujye dushyiraho inkuru ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Niho wagiye gukora share amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi niho wagiye gukora like, manuka hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe. N'amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane kuri uyu mugabo Irene cyangwa se Murindahabi Irene. Uyu mugabo amakuru ari kugenda amugarukaho haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye, biravuga ko yaje kuba yatabwa muri yombi. Uyu mugabo rero amakuru ari kugenda agaruka nuko ngo yaje kuba yatanga sheke itazigamiye, aho yarimo kwishyura umuntu yararimo ideni bikarangira muhaye sheke itazigamiye. Aribyo byatumye uyu muntu biza kumubabaza cyane, birangira yiyambaje inzego z'ubuyobozi kugira ngo zize kuba zamurenganura. Uyu Murindahabi Irene rero ayo makuru ari kugenda amugarukaho ko yaje kuba yatabwa muri yombi bitewe n'iyo sheke itazigamiye yaje kuba yahereza umuntu yarimo kwishyura. Bikaba byarangiye rero uyu Irene Murindahabi aje kuba yatabwa muri yombi, aho afunze kugira ngo asobanure icyatumye atanga sheke itazigamiye. Uyu munyamakuru Irene Murindahabi akaba ari umunyamakuru wigaruriye imitima y'abanyarwanda benshi bagiye batandukanye, cyane cyane abakoresha social media cyangwa se abakoresha imbuga nkoranyambaga, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bitewe n'ibiganiro uyu mugabo agenda anyuza kuri channel yitwa MIE Empire. Akaba ari ibiganiro bigenda bigisha abatari bake, kuko uyu mugabo yanditse izina rikomeye cyane cyane mu bintu bijyanye no gufasha abahanzi bagiye batandukanye. Ku batamuzi, Irene akaba ari umwe mu bafashije Veristina na Dorcas mu kuzamuka mu ndirimbo zabo zigiye zitandukana nabo, dore ko bagiye bamenyekana cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uyu Irene, dore ko yaje kuba yabafasha arabazamura, aho nabo bageze ku rwego rukomeye cyane. Nguko ngayo rero amakuru arimo aragaruka kuri uyu munyamakuru Murindahabi Irene cyangwa se Irene Murindahabi, akaba yatawe muri yombi azira gutanga sheke itazigamiye. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe nta kindi turagusaba gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Kora subscribe ntiwagirwe gukanda ukazogera, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu. Kora share amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwagirwe gukora like ujya hasi muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, hasta la vista.